Hi guys, uyu munsi rero nje kubereka uburyo ushobora kubuza umuntu kwinjira muri WhatsApp yawe agasoma message zawe cyangwa se iz'abandi. Ntibikiri ibanga abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi birimo microphone z'ubwoko bwose zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Ari ukuntu umuntu rwose umutiza telefone cyangwa se akayikwaka ukayimuhereza mu ntoki akajya muri WhatsApp cyangwa se utaruzi n'ibyo agiyemo akajya kubona ari gusoma message za WhatsApp wandikirana n'undi muntu, kandi yakagombye kuba ari amabanga wandikirana n'undi muntu kandi ntihagire n'ubimenya. Sasa rero kano kanya nje kugira ngo mbikwereke kugira ngo nyine nawe bigufashe, kuko ntago mbere yahangaha kubw'ubusamba ngira ngo nyine mugende mumenya utuntu n'utundi two hirya no hino. WhatsApp ni ikintu cyagutse cyane kandi tuzi ko kingira akamaro iyo dukeneye kohereza ubutumwa cyangwa se kuganiraho cyangwa se kuganira turebana cyangwa se n'ubundi buryo dukoreraho bw'amafayiro, koherezanya amavideo, amafoto, amadokima ndetse n'ibindi bintu bikunda gukorerwa kuri WhatsApp. WhatsApp rero ni ikintu kinini cyane twemera kandi dukoresha nk'igikoresho nyine cy'uburyo dukemura ibibazo byacu bigiye bitandukanye. Aka kanya rero nje kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kubuza umuntu ukurebera message muri WhatsApp. Icyo uzakora, uzaza hano muri WhatsApp. WhatsApp nk'ibisanzwe, nurangiza uzaza, icyo nuzakora nta kindi, uzaza hano mu tudomo dutatu hejuru. Nurangiza kuza mu tudomo dutatu uzakandaho, nurangiza gukandaho uzaza hano muri setting. Nurangiza gukanda hano muri setting, nta kindi uzaza kureba. Ikintu cya mbere uzaza kureba, uzamanuka hasi ugiye hano muri privacy ngira ngo muri kuyireba yose. Ikindi kintu uzakora nta kindi ni ugukandaho nyine kugira ngo winjiremo imbere. Ikintu uzakora nta kindi, uzamanuka hasi uscrolling ugere hasi, nurangiza uze wirebere akantu kitwa upload rero uzaza nayo uyikandeho. Uzaza usange nyine imeze gutya. Nurangiza uyifungure, kandi kuri iyi buto uzaza ukande hano. Nurangiza gukanda hano bazagusaba icyo bita fingerprint. Bijyanye n'urutoki. Urutoki rero uzaza, telefone yawe hari ifite fingerprint inyuma, hari n'ifite fingerprint ku ruhande. Aho uzakora hose uzagenda unyeganyezamo urutoki urukwizemo kugira ngo sensa yayo
sensa y'iyi WhatsApp ize gukorana nayo paka kugeza igihe bizakora. Numara kunyeganyezamo urutoki gutya iki gikumwe ukakinyeganyezamo urutoki urwo ari rwo rwose uzarushyiramo nuzajya ujya gufungura iyo WhatsApp kugira ngo winjire muri message uzajya unyuzaho rwa rutoki wigeze gukozaho. Nujyanamo urundi rutoki ntabwo bizakunda. Ufite telefone ifite fingerprint yo ku ruhande uzakoresha igikumwe kugira ngo byorohe. Ufite fingerprint y'inyuma uzakoresha runo rutoki ku bitaro koko uzaza uyishyiremo, nurangiza kuyishyiramo uyinyeganyezemo, noneho icyo gihe WhatsApp izafunguka. Hano bari kutubwira automatically lock. Automatically lock ni igihe byagenze gutya immediately, ni igihe nyine WhatsApp mu gihe uyivuyemo, ni igihe uzaba urimo kwandikirana n'umuntu cyangwa se uri kureba ibintu muri WhatsApp ujye kubona WhatsApp irifunze immediately, ise yifunga ako kanya. Hano kuri after 1 minute hano nuhakora naho nyuma y'umunota umwe rwose WhatsApp izaba yifunze rwose. Ibikorana n'igihe nyine nawe urabyumva. Hano nyuma y'iminota 30 icyo gihe iminota 30 izibara, noneho WhatsApp ihite yifunga, wongere uyifungure ukoresheje fingerprint. Rero buriya gukoresha fingerprint buri kanya nabyo bitera ikibazo, kuko hari ahantu tuba dukora nanone tuba tuhasirita cyane. Iyo tuhakora cyane rero igihe sensa iza kubona umwanya kuba yananiwe cyangwa se ikaba yashaje kuba itakora ubwo buryo, cyangwa se wajya ubikora nyine ushizemo fingerprint kubera ko wayikoresheje cyane, bikatuma nyine iyo fingerprint igira ikibazo nigukorere neza. Rero bisaba kugira ngo, kubera ko tuba twirinda ko twayikoramo inshuro nyinshi n'umwanya munini cyane, tuyikoramo uko WhatsApp yifunze tuyikoramo, icyo gihe nta kindi uzakora nawe uzaza uhitemo nyuma y'iminota 30. Ahangaha uzaza uhitemo iminota 30. Hano hantu rero impamvu ndi kwakubwira ko ari heza ngira ngo nabigusobanuriye, abari ahantu heza nanjye abari ahantu nahitamo ku buryo yaba ndi kwandikirana, kuko niyo waba uri kwandikirana n'umuntu iminota wenda itararangira 30 ushobora kuba ugiye kujya busy ugafunga telefone, wenda ugiye n'ahandi hantu, ugiye mu kantu gato ko ku ruhande, ushobora gusiga uyifunze telefone ukasa nk'uyizimya. Icyo gihe nyine iminota iba cancelled, ku buryo nyine itangira kubara nkaho ugiye kongera kuyifungura, nyine itangire ku munota wa mbere kugeza ku minota 30. Icyo gihe rero iyo uyifunze, iyo ubishatse urayifunga, WhatsApp urayifunga nyine ikongera igatangira ku munota wa mbere kugeza ku 30. Iyo uyifunze rero igeze mu minota nk'10 nta kibazo rwose, irongera igatangira ku munota umwe kugeza ku minota 30. Ahubwo impamvu baba bari gushyiraho ino minota ngo nyuma y'iminota 30 ni ukugira ngo WhatsApp n'ubu uri gucata cyangwa se hari ibindi uri gukoreraho, icyo gihe iminota 30 nishira yifunga. Ikintu rero nshaka kukubwira impamvu yifunga ni cya gihe uba utarimo kuyikoramo. Iyo urimo kuyikoramo, iyo uri gukora muri WhatsApp cyane ucata ugira gute, iyo minota ishobora kuyimara ikanarenza n'iminota 30 na 40 na 50 ukiri muri chat. Impamvu gutya nuko tuba tuvuga ngo mu gihe nagiye ku ruhande nsize nayijimije cyangwa se nkibagirwa kuyizimya, iyo minota 30 nigera izahita ihagarara, kubera ko nahagaritse kuba nayikoraho cyangwa se nayikoramo cyangwa se nacata na bagenzi banjye cyangwa nagira ibindi nkora. Ni ibingibi rero nagira ngo mbagezeho, ni video nagira ngo mbagezeho y'uburyo ushobora wowe kurinda mugenzi wawe kuba yajya muri WhatsApp yawe atabiherewe uburenganzira. Ngira ngo video muzajya mugenda muzibona, channel yacu ni Mwarimu Eugene. Ushobora
gusacinga Mwarimu Eugene ugahita ubona izo video rwose ukajya uzibona ku gihe. Kanda subscribe na like nimba wakunze ino video, utibagiwe n'inzogera. Buri inzogera ni ingirakamaro cyane kuko iyo dukoze video ihita ikugeraho ako kanya. Dufite channel icaho ama filime y'urukundo, ngira ngo nimba ukunda inkuru z'urukundo cyangwa se filime z'urukundo, wajya kuri Alpha Benda Studio wayisangaho, cyangwa se ukandika Alpha Benda gusa byonyine, cyangwa se ukajya kuri iyo foto ya Mwarimu Eugene, ukajya muri video zisanzwe muri home, warangiza ukamanuka ka scrollinga hasi. Iyo ugiye hasi rero iyo channel uhita usanga ifite logo ya AB, ndetse n'izindi channel ziriyo ngira ngo wazisura kuko turimo kuzitegura video nyinshi cyane zihagije. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ndabakunda cyane. Ciao naho mu yindi video kandi tuzagaruka. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza, hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti.